gusa twarakundanye turyamana nkumva nta kibazo mbikoze rimwe twikingiye numva nta kibazo kabiri ubwa gatatu ngo twavuze none dukorera ngo n'ubundi twabonye none turabona dukundana ariko kwigisha aragushobora kuri yo aranyigisha koko tubona bivuyemo ko turyamira aho ngaho twebwe twumve nuko biba bimeze dukorera aho ngaho nta gakingirizo leta no gukorera aho ngaho nyuma yabwo mubwiye ko nwite nari mubwiye indi ifite amezi 3 yuko nasamye ko wari waratinze kubimubwira ko arukubera iki naratinze ko nabanje kugira n'ubwoba n'ubwo mu rugo nawe kandi nkabona ndamutinye kubera icyo kibazo cyase kivukamo kandi imbere urumva nabwo namutinyaga byamutamgira igishyika cyo kumva yuko nimbimubwira ari buvemo ikibazo tubiza kugirana ikibazo ngewe nawe nimubwiye ndigize amezi 3 nese ubwo umwana agize igihe kingana iki afite imyaka 7 ntazi akwa nyirakuru ubyara se ise ntamuzi ntabwo amuzi none urumva bizaragira bite ukuri ako kantu nzakomeza nshakishe inkuru ko nshoboye kugira ngo umwana abeho none wowe ari kurabazi si wabo cyane nawe ntuhazi ngenze umuhungu wenyine wabo ntabwo mbazi ubwo akomoka he sinzi akomoka gusa nziko hari i Kigali yazaga ku ishuri yazaga turutse i Kigali ntabwo mbizi none ubwo umwana nta myirondoro yase imwanditseho nayo umwana nyazongewe wowe nyine niki cyatumye umwizera cyane se ni imyaka wari ufite utaraba furu y'ibitekerezo mu mutwe wawe cyangwa yakurushaga ubwenge mu buryo nyine buhanitse kugira ubwo umwizera noneho kuryamana kikaba kimwe icya kabiri mukanakoreraho ubwo byatewe n'iki ntabwo ari ukumwizera cyane ahubwo yaransabye yuko twakoreraho numva ko n'undi yorosuraga wabyukaga ko n'undi nanjye numvaga mbishaka kuko twikingiraga naravugaga ngo ubuse ubona ubwira ngo twikingire ubundi nakwizera gute kudafite n'abandi kuki utakumva ko nanene niyo nda utayemera aje ambwira ngo niba wumva nta kibazo bifiteho cyo dukora ngo nta kibazo iyo nda niza tuzayakira twese ni ukuvuga ngo ni wowe wabishakaga yego wowe yego uti zamurijwe urukundo rutuma ibyo bintu utabibona niyo yabarwaye niyo ari kumubwira ngo ndwaye sida no kumubwira ngo tubikore nta kibazo nzivuza none ubwo ngubwo mbere yuko mubikora mwari mumaranye igihe kingana iki abakobwa ari ikintu tutajya tumenya iyo umuhungu agwaye rimwe kabiri akaguha ibyo ushaka uhita wumva yuko n'ubundi mu buzima bwawe ari we muntu muri kumwe cyane no mu myaka noneho bikaba no mu myaka buri no kuwa gatanu yaransukanaga buri weekend akansukana numvaga nyine ko ari uwanjye n'ubundi ubundi mwari muri ku kigero kimwe ku buryo ntawe ari kubibona nabi ngo avuga ati uriya mugabo ko asohokanye akana yarakuze cyane kagize umuntu ubona akakubwira ati Liliane uri umukobwa mwiza ndashaka kuguhoza ayo marira nzagutwara neza nzagufata neza nzakwitaho kandi n'uwo mwana azamurihira ishuri abeho ntabwo wamwemera ntabwo nabyemera Kongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndabwira bari iburasirazuba uburengerazuba amajyaruguru n'amajyepfo abari mu mujyi wa Kigali mwese tubaha ikaze kuri uyu murongo mukunda muri benshi abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi abari muri Amerika ndetse n'indi migabane mwese tubaha ikaze hano ku Mwana TV tubashimira cyane nimba waradusuye ugakora subscribe kugira ngo izi nkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura hano ku Mwana TV bige bibageraho neza cyane reka mbwire ababyeyi nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi gufunguza konti muri ejo heza ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza iyo konti rero niyo gushyiraho udufaranga duke uzigamira umwana wawe ejo akazagubwa neza ushobora no gusaza ushobora no kugira ibibazo akakurengera afite aho ahera aho wamuteganyirije
ndizera ko aka kanya ukibyumva utangiye kubikora. Ni akanyenyeri 56 urwego, ibindi bakagenda babikubwira. Inkuru yawe ishobora kuba isa n'iy'uyu mujene turi kumwe, reka nkwingingire kumutega yombi, cyane ko ubuzima tubamwo ni ishuri. Ushobora gusanga inkuru yawe isa niye cyangwa bifitanye isano. Udukurikire kugira ngo wumve nimba hari icyo wamwigiraho, nimba hari n'inama wamuha, byose byaba ari byiza. Uyu murongo ubaho inshuti n'abavandimwe. Iyo tuzanye abantu tunezezwa nuko mubagira inama, cyane ko mu kiganiro dukorana tuba tugomba gushyiraho telefone zabo, ibibazo bafite akabigusangiza ukanamuhumuriza, cyane ko tubereyeho kunganirana. Mbashimire, tumuhe ikaze tangire abibwira nibyo byiza. Murakoze cyane. Banyita Uwera Liliane, nkaba nzwi Mama Doriane. Umeze neza? Meze neza. Imana ishimwe. Umwaka utangiye neza? Mwaka nawe utangiye neza. N'abanjye bose twatangiye umwaka neza nk'uko tubishaka. Yego, byiza cyane. Okay, ni byiza cyane kuba umwaka utangiye neza n'abawe ntawe urwaye. Ntabwo. Yego. Uyu niwe tugiye kuganira, yitwa Liliane nk'uko amaze kubabwira, babwiye ndetse n'akazina yitwa nk'umubyeyi. Iyo niyo story tugiye kuganiraho, cyane ko yabaye umubyeyi ari muto. Kuba yarabaye umubyeyi ari muto byaramuhungabanyije, niyo mpamvu avuga ati hari byinshi nazinutswe mu buzima numva ntavuga, ariko yemeye gutanga message ku Mwana TV. Ndizera ko nawe uri buze kumukurikirana. Reka atangira tubwira iyi story y'ubuzima bwe. Liliane, utubwira ko wabyaye uri mutoya. Abantu bagira amatsiko, kandi hari abana benshi bari guhura n'ibyo bibazo bakabyara ari bato, noneho akabigiriramo ibibazo by'ubuzima, harimo kuva mu mashuri, gutangira akaba umubyeyi, ubukene bukaza kuko batarafata ibyemezo byo kuvuga ngo reka nkore iki ngiki, reka nkore iki. Ugasanga hari n'abandi bongera bakamuprofita, kongera agatwara inda, akabaho muri ubwo buzima buzengurutse bumeze gutyo. Wenda ndatekereza turi buze gushima Imana kuko ushobora kuba warahuye n'icyo kibazo, ariko ntukomeze ngo wijandike ugahita wifata ukikomeza. Niyo mpamvu nzi neza ko abadukurikiye ku Mwana TV uraza kunguka inshuti nyinshi kandi z'umumaro. Reka rero tangira utubwira iyo story yawe, byatangiye gute kugira ngo Liliane wisange warabyaye ukiri mutoya? Kuri ngiye byatangiye, nakundaga kugendera mu Kigali kitari cyiza, ibyo nakwita nk'Ikigali kibi. Nyiri umunyeshuri nakundaga kugendera mu Kigali kibi kitari cyiza, nza kwisanga kubera icyo Kigali kibi, nisanga umuhungu twakundanaga, twaraniganaga, twisanga twaryamanye. Mfite imyaka mikeya cyane, imyaka yari 17. Wari umwana? Nari umwana. Nisanga naryamanye n'uwo muhungu, biba ngombwa yuko twaryamanye rimwe kugira ngo kutamvuga ngo mise ntwita, ahubwo twabanje turakundana. Ariko muri njye ntabwo niteguye. Yego. Muri njye ntabwo niteguye yuko ngomba gutwara iyo nda, cyangwa se nitegure ko hazavamo izindi ngaruka. Gusa twarakundanye, tukaba turyamana, nkumva nta kibazo, mbikoze rimwe twikingiye, numva nta kibazo. Kabiri, ubwa gatatu nibwo twavuze none dukorera ngo n'ubundi twabonye none turabona dukundana. Ariko akwigisha aragushobora kuri iyo ngingo? Aranyigisha koko, tubona bivuyemo ko turyamira aho ngaho, twebwe twumve nuko biba bimeze, dukoreye aho ngaho nta gakingirizo. Duhitamo no gukorera aho ngaho. Nyuma yabwo mubwiye ko nwite, nari mubwiye indi ifite amezi 3 yuko nasamye. Ko wari waratinze kubimubwira ko ari kubera iki? Naratinze ko nabanje kugira n'ubwoba n'ubwo mu rugo nawe, kandi nkabona ndamutinye kubera icyo kibazo cyase kivukamo, kandi imbere urumva nabwo namutinyaga. Rero mutamugira igishyika cyo kumva yuko nimbimubwira ari buvemo ikibazo, tubiza kugirana ikibazo ngewe nawe. Mbimubwiye ndigize amezi 3, aranyiyamara nambwira ngo ibintu uvuganaga njye twahuraga ntabwo tugeze dukoreraho, kandi mu by'ukuri twakoreye aho, narabizi ko twakoreye aho, ariko arangije arambwira ngo ntabwo twigeze dukoreraho, ngo urabeshye cyane, ntabwo twebwe iwacu dutera inda ku manywa, tuzitera nijoro. Aranyiyambura ahandi, nahise numva igitsina gabo ari ikintu nzinutswe, nta n'igitsina gabo nkeneye ko twongera kuba twavuga. Buretse aho turahagera, reka tubanze turebe noneho aho uvuga uti byabaye rimwe, biba kabiri, biba gatatu, kugera ubwo
bibaye nk'akamenyero turanatinyukana kugeza ubwo dukoreye aho. Ubundi mu buzima bwawe niwe wari ukugize umugore, reka mbivuge gutya, bwa mbere? Yego, niwe wakuviyoye? niwe wenyine ko yambwiraga ko nkunda bishoboka, ambwira ngo turamara kwiga tuhita tubana. None se ubwo ngubwo ko mwari abanyeshuri mwigaga muri externe cyangwa mwari interne? Twigaga, we yigaga abamo ngiye niga naha. Yego ariko umva twahuriraga hanze. None ni impungenge rero ubwo ngubwo wenda harimo kwizerana cyane, ngiye binteye ubwoba. Niki cyatumye umwizera cyane? Se ni imyaka wari ufite utaraba furu y'ibitekerezo mu mutwe wawe, cyangwa yakurushaga ubwenge mu buryo nyine buhanitse kugira ubwo umwizera noneho kuryamana kikaba kimwe, icya kabiri mukanakoreraho? Byari ubwo byatewe n'iki? Ntabwo ari ukumwizera cyane, ahubwo nuko namukundaga. Numvaga ko nta kintu na kimwe kibaho nari kumwima kubera kumukunda. Yaransabye yuko twakoreraho, numva ko n'undi yorosoraga wabyukaga ko n'undi nanjye numvaga mbishaka. Kuko twikingiraga naravugaga ngo ubuse uhora umbwira ngo ntitwikingire, ubundi nakwizera gute kudafite n'abandi? Kuki utakumva ko naniye niyo nda utayemera? Aje ambwira ngo niba wumva nta kibazo wowe bifiteho, cyo dukora ngo nta kibazo, iyo nda niza tuzayakira twese. Ni ukuvuga ngo ni wowe wabishakaga? Yego. Wowe? Yego. Kubera iki? Nyine numvaga mukunda, muri ngiyewe numva nyine urukundo rurimo ari rwinshi. Nubwo ntiyari yarakuroze? Oya, ntabwo yari yarandoze, kuko nyuma yabwo nibwo nabonye ikibiki. Tutaragera ku bibi bye, ndashaka tubanze turebe izo zira zigoye, kuko abana b'abakobwa benshi, ababyeyi benshi bahora barira ati Imana ishobora byose wadufashiriza abana bakaba abagore bakagenda tukabashyingira, ariko gasanga ayo mahirwe ntibayagira. Ikibazo gihari ubwo ibyo byose birabaye, none uhura na mwize uti kubera urukundo, ntago wari wigeze utekereza ko hariho ibirwara bidakira n'ibindi wenda bikire ko byakuzahaje? Ntago ibyo ngibyo nabitekerezaga. Urukundo rutuma ibyo ngibyo utabibona. Uti zamurijwe? Urukundo rutuma ibyo bintu utabibona. Niyo yabarwaye, niyo ari kumbwira ngo ndwaye sida, no kumubwira ngo tubikore nta kibazo nzivuza. None ubwo ngubwo mbere yuko mubikora mwari mumaranye igihe kingana iki? Nta n'ukwezi. Mutangiye gukundana? Yego. Aragushobora? Aranshobora, ariko harimo n'utuntu tuncuka ukuntu, kuko yanyitagaho tw'imyaka yawe. Yego. Yanyitagaho, urabona niba umuhungu ngiye nko mu kigo nkasanga nkore surprise yanguriye nk'ipantaro, nagombaga guhaga. Ipantaro yayikuguriye? Yego. Ariko iwabo ubwo iwabo se bari bameze neza? Bari bakize cyane, kandi nawe no mu kigo byaragaragaye ko umwana ufite amafaranga. Yego. Ubwo muri iyo myaka 17 wari uri mu wa kangahe? Nari ndi mu wa 4 secondaire. Noneho turebe, wakomeje amashuri nyuma yo gutwara iyo nda, byageze gute urwo rugendo narwo uko rwagenze? Nabanje ndakomeza ndwana n'ubuzima. Ninda ntwita, ntabwo nese mva mu ishuri. Yego. Narakomeje ndiga. Wize uyifite? Nize nyifite. Itangiye kugaragara ngeze mu wa 5, nibwo nahise mvuga ngo ishuri. Kubera iki? Kugira ngo mbanze nite ku mwana, murwane n'ubuzima. Urabona ababyeyi dukeneye ibintu byinshi cyane ku bana, kandi natwe ubwacu tubyikeneye. Noneho ndahita nibaza ukuntu wagaragaraga mu bandi banyeshuri, ntiwagiraga complex zinda ukayitwara wishishe? Ntabwo nagiraga complex, kuko numvaga ko umuntu wayinteye mukunze, kandi nkumva ko biri buntera ishema ry'uko bari bubone yuko ari we wayinteye. Reka da. Bivuze ngo baranakubonaga rero? Baratubonanaga cyane. Mu ishuri cyangwa ku ishuri ntabwo wagendaga uhishahisha iyo nda, kubera urumva n'amezi yagize ukagera ubwo noneho urumva warageze ubwo unikura ku ishuri, ababyeyi batabuze Minerval ndi kubyibaza, nta kintu babuze. Ntabwo wowe wagiraga complex y'abandi bakobwa bagenzi baweyo ugafata icyemezo cyo kuva muri uwo murongo w'ishuri? Complex nagiraga ni y'abayobozi b'ikigo. Abanyeshuri bo nta kibazo na gito yabanteraga, ariko abayobozi nibo natinyaga, nibo nagendaga nishahisha, gusa mbona bigaragaye cyane byabaye ngombwa yuko nihisha. Yego. None hari kwibaza rero, ujya gufata icyemezo kigayitse kuko abana b'abakobwa muri kino gihugu, abana muri rusange bafite amahirwe kuko ababyeyi baba bifuza ko biga bakaminuza bakazigirira umumaro ejo hazaza. Ujya gufata none icyo cyemezo kigayitse cyo kuva mu ishuri, cyo wabitekereje ute?
ntabwo byansabye ko njya kubitekerezaho ko nabonaga nta bundi buryo mfite kuko urumva n'uburyo bwo kuvuga ngo natekereje kuyikuramo ntabwo nari kubugira kandi nzi ko nta bushobozi nari guhita mbona ku kanya bwo kuba nayikuramo gusa narabanje mva mu rugo igihe gitoya kugira ngo mu rugo babanze banyakire cyangwa se babanze babyumve gusa no mu gucika nagiye ntabibabwiye yuko aricyo kibazo kinjyanye ahubwo ngiye naragiye nyine ndavuga ndeka ngende niba nampamagara kuri telefone bakambaza icyatumye ngenda ndabizi bazanyinginga bazambaza icyatumye ngenda mbabwiza ukuri icyatumye ngenda nabo ari ababyeyi ba nyabo bazambwira ngo ningaruke mu rugo nta kibazo bazamfasha yego Mungu wangu ese ubundi ubwo mama cyangwa papa nimba ufite ababyeyi bawe yego barahari warabibabwiye cyangwa barabyiboneye muri rya jisho ry'ababyeyi oya narabibabwiye ko nabonye ubuzima butangiye kumvikana cyane mbwira mama yuko icyatumye mva mu rugo ruko ntwite kandi nangaga kuba namusebya mu bandi babyeyi data mwiza burya abakobwa ari ikintu tutajya tumenya iyo umuhungu aguhaye rimwe kabiri akaguha ibyo ushaka uhita wumva yuko n'ubundi mu buzima bwawe ari we muntu muri kumwe cyane no mu myaka noneho bikaba no mu myaka buri no kuwa gatanu yaransohokanaga buri weekend akansohokana numvaga nyine ko ari uwanjye n'ubundi ese ubundi mwari muri ku kigero kimwe ku buryo ntawe ari kubibona nabi ngo avuga ati uriya mugabo ko asohokanye akana yarakuze cyane yarakuze yandushaga imyaka igera nko mu 10 kuko data ese ubwo nkiri aho ngaho mbere y'uko ngaruka ukuntu mama yabyakiriye ubundi ubwo yagusohokanaga nkahe habaga ari nk'iwe akakweranja cyangwa yakujyanaga yanjyana iyo twasohokanaga yendaga avuga yuko ndi mushikiwe kugira ngo no mu tubari babashe kuba batwakira batamubaza ngo kuri kumwe n'umwana niyo bamubazaga nuvugaga ngo uyu ni mushiki nigashikanje ndagasohoka we yigaga mu wakangahe wowe wari no mu wakane nibyo no mu myaka kandi yarakuze kuko no mu myaka ubona ko akuze cyane noneho rero tugeze aho mama arabibonye uti narabimubwiye ariko mu kubimubwira yarabanje arandakarira ndanabibona yuko yarakaye ndabona ko byamuteye ikibazo kuba natwise arababara cyane ndavuga none mama wanjye yagiye kujya ku rwego kugira ngo yiyahure kuba yumvise yuko nwite ariko nk'umuti nyine nk'umubyeyi umutima uramukubita n'abandi babyeyi bamugiriye inama sinzi nagiye kubona mbona arambwiye ngo ni inahe n'ubundi icyo nakora cyose ntabwo byakuraho yuko ndi umwana we nsubira mu rugo gutyo ubwo ugiye mu rugo ubaye aho ngaho noneho utangira no kugira intege nke zo kugira icyo ukorera mu rugo uricaye barakugaburiye igihe cyo kubyara kirageze ibyo byagenze gute rero igihe cyo kubyara kigera ngo byari bikomeye cyane kuko urumva ko utwite none n'uwaguteye mutabasha kuvugana ubwo byarangiriye aho igihunga cya mbere ubasha kuba wagira ukanavuga utubundi ntwite ibiki ariko man ukajya ukabanagira n'umutima kuvuga uti reka niyahure undi ndabona kimeze warabitekereje nabyo narabitekereje cyane wangu nabitekereje ko none hari ukuntu yahura ntunapfe kavuga utubundi bunarwanaga niki ahubwo ugasanga yenda urarwaye n'izindi risike none ubwo wabitekereje ndifite nk'amezi angahe nabitekereje ifite amezi 7 ariko natangiraga kugenda nshaka ibyo kurya byinshi bitandukanye kandi bihenze mbona nta bushobozi bwabyo mfite wumva ubikeneye numva mbikeneye kandi cyane kandi mu rugo nta n'ubushobozi bari bwo kubana bavuga ngo barabinguriye kubera n'abandi bana benshi mu rugo bafasha ababyeyi kandi bose bagomba kureba abana ukabona rero biragoye kuba wabyakira igihe cyo kubyara kirageze rero igihe cyo kubyara cyagiye kugera ubuzima bwarabaye ubuzima noneho byaragiye birakomera cyane ngerageza no kuba hahandi nashakaga n'umwenda w'umwana agiye kubyara mfite n'imyenda nk'itatu y'umwana mwana we nta bindi bikoresho by'umwana mfite kubera ubushobozi bukeya uwo twabyaranye yaranacitse yaragiye kuko namubwiraga ko nzamurega wamubwiye ko uzamurega ahita acika yego namubwiye ko nzajya mu aho bigeze njye kujya mu buyobozi kugira ngo ukunde wemere umwana uyu mwana nutaza ngo dufatanye tumurere abona uburenganzira bwa se na nyina urabona azaba hati rero yumvise ko nanjye kumushyiraho igitutu nawe yahise avuga uti abo bagore bari kujya mu matwi bari kugira inama z'ibyo byose bazana kugira niyo kujya kundega wa mugani wasanga urandeze bingejeje kure ngaho numbona uzajye kundega noneho reka mbwira nimubona nzajye kumurega rero nongeye guhamagara nimero bambwira kuri hanze y'igihugu reka da yego uragiye urabyaye ugiye ku gise bwa mbere muri izo struggle zose byagenze gute duha iryo joro ry'umubabaro wawe
iryo joro ryo ku rundi ruhande ni ibyishimo nubwo bibabaza ariko umuntu ugiye kubona umwana cyangwa se uri kugise ubutekereza yuko uwo mwana uzamubona akagira n'icyamara kwa kuvuga ngo n'ubundi nase nta cyamariye none nawe yampinduka reka da yego uragiye rero indi iragufasha ugiye kwa muganga inda yaramfashe ngira mama ko numva mu ndari kundiye kumva sinari nzi ibyo ari byo nari ndi umwana ntago nari nzi ngo ni ibiki ngira mama se makuru numva mu ndari kundiye numva nawe yari yarambariye igihe cyo kujya kubyara namwe se ko numva mu ndari kundiye ariko ibintu none bikubita cyane bigenze biti yego mama arambwira ati byuka tugende kwa muganga ariko mu kugenda n'undi nagendaga mfite isoni vuga ni subungiye mu bandi babyeyi nta kintu na kimwe mfite njyanye manje ubwo bari kumva nta calcium nta mbese bya bintu twatuntu umubyeyi akenera natwo najyanye twese nta nakamwe nari mfite nafite ko twenda two kwambika umwana n'ibitenge bya mama naye najyanye ku kibazo cy'ubushobozi yego tugeze kwa muganga mama njya isima ko biri kwita cyane mwambwa basi wancakiye imiti mama njyambye ati reka nta miti yindi bari bugwe nyine urashaka kubyara urumva nari mutoya kubyara neza byaranze biba ngombwa yuko banjyana muri cesarienne kugira ngo bambage mbashe kuba nabyara data mwiza yego uje mu rugo baye umubyeyi wa umwana aravutse kwita izina byagenze gute kwita izina byabaye ngombwa yuko cyane ko hari igihe babikoreraga no kwa muganga icyo gihe hari ndibaza icyo gihe twamwitiraga mu rugo yego twamwitiraga mu rugo ariko nabwo ni mama njye wamwise mama njye mwise ko njye urumva sinari nzi iyo biva niyo bijya urumva rero nanabazwe n'igihunga n'iki n'ubwoba n'ubwaye noneho umuntu muzima baramubaga ndapfuye niko nabyibazaga muri njyewe nuko uje mu rugo nta kintu mama atangiye kukwitaho muri bwa bushobozi bwe bukeya yego kuko cyane ko nanambwiraga ko nwite ntabashe no kuba yabyemera akabwita isiyo ndawe ko nayo mbona urumva nari na munini we indara nayibuze akajya ngo ndamubeshye tugeze mu rugo ku bw'amahirwe no kuba twagira inda ababyeyi baba bazi ababo cyangwa se ababyeyi bakunda abana babo ngira Imana aranyakira none na bimwe ntari naraguze mbona bashe kugenda bima ko nawe yabonaga nta bundi buryo nta wundi muntu uzabimfashamo habi wabo umuhungu hawo umuhungu bose nta numwe uhari ese wa mugani wabo umuhungu se ubwo ababizi nibandi wabo umuhungu nta numwe warubizi kurumva niba umuhungu narabimubwiye akahitanuka ntabwo ne kugira umutima wo kuba najya kubibwira iwabo yego ariko baje kubimenya baje kumenya ko bafite akuzukuru ntabwo baje kumenya ko nanjye narabihoreye n'abugingo n'ubu nta numwe nese ubwo umwana agize igihe kingana iki afite imyaka 7 ntazi akwa nyirakuru ubyara se ise ntamuzi ntabwo amuzi none urumva bizaragira bite ukuri ako kantu nzakomeza nshakishe inkuru ko nshoboye kugira ngo umwana abeho none wowe ariko urabazi si wabo cyane nawe ntuhazi ngenze umuhungu wenyine iwabo ntabwo mbazi ubwo akomoka he sinzi akomoka gusa nzwe hari i Kigali yazaga ku ishuri yazaga turutse i Kigali ntabwo mbizi none ubwo umwana nta myirondoro ya se imwanditseho ntayo umwana nyasongewe wowe nyine yego uti rero nagize ihungabana nanga igitsina gabo aho kiva kikagera igitsina gabo niyo cyaza cyitwaje cyuko uwo mungu nta kintu atampaye ariko niyo yaza azanye ibyamirenge ku ntenye ntabwo namwe ubwo kuva ko nawe ubwe ambeshya cyangwa se afite icyo ashaka kugeraho yego ubu watereye iyo nta mugabo mwavugana banumva nta n'uwo nkeneye mu buzima bwanjye ubwo inshuti uzagira nizihe mfite inshuti z'abagitsina gore bagenzi bawe abagore abakobwa kandi nabo mbona yuko batazanshora muri za nzira n'ubundi z'igitsina gabo warababaye bambikomera yego ubu ngubu reka nkubwire kagize umuntu ubona akakubwira ati Liliane uri umukobwa mwiza ndashaka kuguhoza ayo marira nzagutwara neza nzagufata neza nzakwitaho kandi n'uwo mwana nzamurihira ishuri abeho ntabwo wamwemera ntabwo nabyemera kuko n'uwo muhungu tujya gukundana kugira ngo bigeraho hose byose yarabikubwiye yari yarambwiye yuko buri cyo nzakenera cyose agomba kukimpa kandi koko yarabimpaga yarabimpaga ariko nta mumaro na muke byangira ukumva ko nagezemo kwicuza wigeze ujya kwa muganga se ngo uganire na muganga wenda kuri iryo hungabana wagize abashe kukuganiriza wigeze ubikora
ntabwo nabikoze ahubwo njyewe ubwanjye nageragezaga gushaka icyo nikorera kugira ngo mbashe kuba nabyibagirwa. icyo wikorera iki ubwo kuba nashaka nk'umuntu waba ahuye n'ihungabana nk'iryo nagize, yego kuba twaganira. wowe uba wishakira nk'umuntu wifitiye nk'ibibazo nk'ibya kugira ngo ibyanjye nabyo bikemukire mu bye n'ubundi. ariko mana, yego, bivuze ngo n'utaba afite nk'ibibazo bimeze nk'ibyo ariko ashobora kukugira inama akakuganiriza akakubera inshuti yo kukuganiriza kuri ubwo buzima, nawe wamwakira? uwo nawe namwakira, apfa kuba gusa atanzizana ibintu bijyanye n'igitsina gabo imbere yanjye. Yesu mwiza. yego, mbega igikomere uyu mujene yagize. none ubu se ubayeho gute? noneho turebe rero, wavuye mu ishuri ryawe, washoboraga kuba uyu munsi nawe ushobora kuba wazakorera ikigo gikomeye, icyo ni kimwe. ushobora no kuba nawe wakitegurira umushinga wawe, byose ukabitekereza kubera ko wize. ishuri warariretse utangira ubwo buzima, iyo sitara bwiragoye. none ubu ngubu ubayeho gute? kubera ko abo badukurikiye nabo bahita babyibaza bakavuga ati buriya ushobora gusanga abaho nabi, mu bigaragara urasa neza, ku ruhande rumwe wakubona ushobora kubona usa neza, ariko reka noneho ubyivugire, ubayeho gute? ubu ngubu ukuntu mbayeho nicyo nkubwira ko mpora nshaka inshuti z'igitsina gore ko arizo zimfasha. ngerageza nko gushaka nk'inshuti y'umugore ikaba yandangira, cyangwa se igitsina gore ikaba yandangira nk'ikiraka runaka, agenda nkagikora kugira ngo wa mwana mbashe kumutunga. kuko ubu ngubu inzira ndimo nigoye cyane kurusha iyo navuyemo. murase twigeze kuganira umbwira ngo umuntu ashobora kumbwira nkajya kumufurira imyenda, yego, nkamuterera ipasi, cyane ko nize n'ibintu byo gusukana na musuka, ukamusuka. utwo tuntu se hari ubwo ujya ubabona ukabasha kubaho? ndababona ndabikora. iyo nabuze uwo nsuka n'uwo kumesa nabikora. apfa kubundi ari akazi kampereza amafaranga kandi biciye mu nzira nziza. umwana wabayeho gute? kuko hari abahita bagira amatsiko ati buriya ntiyiga, buriya akambaye nabi, ejo wenda nako kazajya mu muhanda kubera ubwo buzima mama wabamo bwo kwiheba, bwo kumva akeneye abantu b'imfura bamuganiriza. noneho bigatuma nawe utamwitaho, ahubwo usa n'ujugunya aho ngaho, reka byite gutyo. umwana wawe wabayeho gute? oya, nubwo ubuzima bungoye atari bwiza cyane, ariko ntabwo umwana wanjye mba nakwifuza yuko yaba nkuko nabayeho. yego bambi, yego, ndakora cyane kugira ngo uburyo nimba ari na bodaboda agomba kujyana ku ishuri igomba kugenda ikeye. bivuze n'uwambona akavuga ngo yambaye nabi, ariko yambaye ibintu bifite isuku. yego bambi, yego. rero ntabwo umwana wanjye mba nibaza yuko yabaho nabi, cyangwa se ngo nkuko wabaye. ni umukobwa n'umuhungu? ni umukobwa. yego bambi. cyangwa se ngo ibyo bikomere abe yabigenderaho byanjye, we ngomba kumushakira ubuzima bwe bwite. ahubwo se tukiri aha, nta gihe ujya ugaragaza uwo mubabaro kubera ubwo bwihebe wagize n'iryo hungabana wakuye kuri uwo mugabo, ntubashe kwishimana nawe? ukicara ukigunga, nawe akabireba bikaba. niyo mbonye ngize ikibazo, ashobora nko kunyaka ikintu sinyibonera ubushobozi. urabona nk'umwana ashobora kuba ari ku ishuri akavuga uti mama hari bage nshaka undi mwana twigana yazanye. yego. rero nabona nta bushobozi bwawe ndi bubone, cyangwa se nakumva ihenze, bikaba ngombwa ko bitabimpungabanya ngiye kuri njyewe. yego disi, ukibaza byinshi uti yo haba se yo iki n'iki. kandi ubu ngubu ufite papa wawe ababishatse, ariko simbimubwire nkabivuga mu mutima. rero agahinda kankubita nkahita ntekereza ibyo naciyemo nuko byatambitse naho mugejeje aho ngaho, avuga nese mana ni gute mukuye hariya anga kuhagera bikaba binaniye. ariko niyo nshatse kubabara ntabwo umwegera, aho cyo kugenda mu cyumba cyanjye nyine nkarira, namarira kurira numva agenda gashize, ngasohoka nkamusekera nyine nk'umwana wanjye. mana we. yego. ese ntujya utekereza kuri se uti ngize nk'amahirwe nkamubona byashimisha? ntabwo njya mbyifuza, kuko mbona ko nongeye kubyifuza byo kuba bikagenda nk'uko n'undi byagenze. kuba babaye kweri, hashobora kongera akanzanira ibindi byinshi kugira ngo twongere ugasanga ntendinda, kandi ibyo ngibyo ntari kwifuza mu buzima. yego. ubu ngubu ndi gushaka ko ubuzima buhinduka, ibintu bikaba bishyashya, nta bundi buzima buri hirya nshaka kuzana ngo bw'abana. ariyo mpamvu nshaka kugira inama inshuti zanjye cyangwa se bagenzi banjye b'abana
b'abakobwa ntibagakunda ibintu byinshi kugira ngo ubuzima bwabo butagwa ahabi. Abakobwa duhura n'ibisitaza byinshi, umuntu azaza guhereza byinshi kugira ngo akunde abone ubuzima bwawe, kandi burya iyo buhindutse ntacyo agufasha arakwihakana. Yego Desi, urakoze cyane cyane ko abana b'abakobwa bakunda kugwaho hano riri nk'uko bivuze. Umuntu akaza akakubeshyeshya udufaranga, buri igitsina gabo bazi no gukora, ariko ni nabyiza ko n'abakobwa bikorera. Ano nakakubeshya akaguha utuntu nk'uko bivuga, cyane ku myaka wari ufite. Abana b'abakobwa benshi ngira ngo urabizi ko bahura n'izo ngorane, kandi ni byiza ko uvuga uti mu by'ukuri ntago abana b'abakobwa dukwiriye kwakira utuntu gutyo na gutyo dushobora kudushyira mu kaga. Ahubwo noneho reka turebe ibijyanye n'iryo hungabana, byo ndumva ari birebire bye byanambabaje. Ahubwo ikintu kimwe ndimo gutekereza, ubu wumva bizagarukira hehe koko, ku buryo ushobora kuvuga uti ndumva noneho nabaye furu mu mutwe, nta kibazo, ndatuje. Wumva bizagenda gute, bizagarukira he? Mu buzima tubaho bwa buri munsi bigenda buhinduka amanywa n'ijoro. Yego, ntabwo uko uyu munsi meze gutya ndi kuvuga ngo nta kazi ngira cyangwa se mfite, ariko ejo bushobora guhinduka nkabona nk'umuntu uhora ugifite icyizere. Icyo cyizere cyo ndakigira cyane, cyuko nzabona umuntu ushobora kunyaprocinga cyangwa se akamfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubuzima bugahinduka. Abo bantu kugira ngo babone, reka mpere kubo ufite, ubitwaraho gute kugira ngo urusheho kugira inshuti koko z'umumaro nk'uko bivuga? Kugira ngo ngire inshuti nyinshi, mbereka yuko ndi umuntu ushoboye. Yego, buri kimwe cyose ko ngishoboye. Nshobora nko kugira inshuti yanjye kambwira uti waje ukamfasha kumesa, simvuge ngo mpa amafaranga cyangwa se miki, ariko nkaba nashobora kugenda nkamufasha, namubwiye ngo tujye mu biciro, ku biciro byo ushaka kutatuvuga uti nta nshuti mfite. Nkamwereka yuko nshoboye, kandi ko buri kimwe cyose yambwira ngo mufashe namufasha. Kwa kumesa, kwa gukoropa inzu, kwa gukora isuku ipasi, noneho gusuka n'abadamu, cyane ko ako kantu washyize mu gahanga kagaragaza ko nyine uri umuhanga. Ibyo bisuku ujya ubisuka? Njya mbisuka. Byiza cyane, abadamu bakunda gusa neza. Wowe ntujya ubiharanira ngo wumve hari umugabo wabitegaho amakiriro, vuga uti ndashaka gusa neza, ndashaka guhindura ukonsa, kandi hari umugabo mukundana akabikora? Aya, ubu ngubu mba numva uwo mugabo nawe yampinduka nk'uko wa mbere yampindutse. Ntabwo ushobora kumutekereza? Mba nabyizeye. Ubwo se niyo usaba yakoresheje iki ku byo numva ko namwizera? Ntabwo namwizera ijana ku rindi yuko yamfasha kuko bikagumaho. Nakumva ko amfashije hari ikindi kibiri inyuma. Riri dusoza ikiganiro, turagira ngo udufashe nk'umuntu wagize ibyo bibazo, cyane cyane hari ababyeyi benshi birirwa bikorera amaboko bagira ibibazo. Buriya iyo umubyeyi abyaye umwana w'umukobwa, ahora yumva avuga ati mana icyampa umwana wanjye nkazamubona bamusaba, nkamubona yambaye agatimba agiye mu kiliziya cyangwa mu rusengero cyangwa muri Isilamu n'ahandi. Ugasanga umubyeyi nicyo kintu ahorana ku mutima, cyangwa umubyeyi, cyane cyane umubyeyi w'umudamu. Ariko ugasanga abana b'abakobwa nyine barahura n'ibishuko bikomeye. Duhera inama abana b'abakobwa cyane ko ufite experience y'ubwo buzima bwagushaririye bukagutera n'ihungabana ryo kwanga igitsina gabo mu buzima. Kwanga umuntu urabizi ko atari na byiza, ariko iyo ari ihungabana nyine riba ari ihungabana. Duhera abana b'abakobwa iyi message dusoze, ariko kandi tuze no gusaba kuko ukeneye inshuti z'umumaro, nimero yawe nutwemerera tuze kuyishyira ku rubuga hano. Abantu bashobora kukugira inama, bashobora kuguhamagara, bashobora no kuguha n'ako kazi ukabaho nkuko nawe ubiharanira unabyifuza. Duhera inama abana b'abakobwa. Reka mbanze ngira icyo mbabwira. Yego, ntabwo abana b'abakobwa ubu ngubu kubagira inama byoroshye, kuko ibintu byinshi biri hano hanze biratuma bo ubwabo bagenda. Kuko umwana w'umukobwa icyo yashatse kukimukuramo biratugora, kuko nanjye bamanaga kenshi ariko simbashe kuba nakumva. Kubwira umwana w'umukobwa ngo irinde ibigushuka, nagazabyirinda kabiri. Arabyirinda uyu munsi kuko umubwiye, ariko ejo nagazabasha kubyirinda. wangu sibyo. Ariko ngiye nk'inama nabagira bana b'abakobwa bavandimwe banjye barumuna banjye cyangwa se bakuru banjye betari byanabaho. Ibintu by'iki gihe byose turabizi bisaba kugenda dukoresha amaboko cyangwa se mu mutwe cyane ubwonko. Yego. Tugakoresha ubwonko cyane kurusha uko dukoresha imibiri yacu. Umungu nazika kubwira ngo araguhereza
sorry komera umuntu nasa kubwira ngo araguhereza byinshi nimubwira ko ushobora kubyakira ariko ukabanza ukareba nubyakira ese ikiri inyuma yabyo ni ikihe wanze wita ku ngaruka zihari byara umukobwa ejo ndi twaganira arambwira ngo aho kugira ngo ubungubu ntwara inda na rwara sida why avuga uti gutwara inda bizangora kujya gukoshereza umwana ariko atekereza ku mwana we yego ariko n'indwara sida bizamfasha kuba nagenda mfata ikinini n'ubuntu kwa muganga mumeze nibereho nimba ndi nushaka amafaranga nzayashaka ariko ndi kunywa n'ikinini cyanjye ariko namubwiye ko yibeshya cyane ubuzima nanjye uyu munsi mfite no kuba ameze gutya nuko nta sida ndwaye uri muzima ndi muzima umugabo wese nakwifuza namubona ariko n'abagabo nabo baraduhemukira by the way baraduhemukira cyane iyo maze kuduha ibyo dushaka bakajya kudemukira akadutera inda beza bakazanga baba baduhemukira batwiciye ejo hacu heza hazaza yego abakobwa barumuna banjye ndabifuriza yuko ibingibi baduha nta kintu na kimwe bitumarira mukoresha ubwonko cyane n'amaboko yanyu kugira ngo mukunde mugire aho mugera kandi n'umuryango wanyu ubishimire kandi nkaba ntanga message ku babyeyi bafite abana b'abakobwa bikwiheba umunsi ashobora kukunanira ejo agahinduka akakubera umwana nyamwana kandi ukifuza yuko aho ngaho kugejeje aza kugeza n'ahandi nagaruko tubanga nibiri hanzanga bidushuka bajye batubabarira yego murakoze riri tugushimire cyane kandi n'ukuri tukubwire ngo komera wahuye n'ibyo bibazo byose ariko nabugingo n'ubu abadukurikiye barumva kuri imfura ufite ukuntu wamaze kwiyubaka muri wowe mu buryo bw'imitekerereze n'ubwo ugifite ihungabana ntekereza ko abadukurikiye inshuti z'umumaro Liliane muzamube hafi mumuganirize ikibazo afite mwacyumvise kandi ziko yabagiriraho umugisha nicyo kibondo cye kikaziga kikamererwa neza akakitaho akakibera umubyeyi w'imfura nawe akazakura avuga ati mfite mama mwiza akamutaka akamuririmbira kimwe n'abandi riri tugushimire kandi nimba watwemere nimero yawe turayishyira muri runo rubuga yego mwayishyiraho nta kibazo Imana iguhe umugisha kandi ukomere murakoze cyane namwe Umwana TV tubashimire cyane namwe bakunzi b'Umwana TV ngira ngo murabyumvise twaraho tuganira n'uyu mujene Liliane n'umukobwa wababaye akiri muto arababara pe murumva kugira ngo agere mu myaka 17 atware inda kuri ruriya rwego yagiye atubwira yewe kubyara biragora bagira ubwo bamukorera operation n'ibindi bivunanye kuba yabasha kwita ku mwana we kwa kundi umubyeyi ajya kwa muganga ameze neza utuntu twose yadushye ku ruhande Liliane siko byagenze aravuga ati nazinutswe umugabo aho ava akagera mbese urumva n'umuntu ugendera kuri abagabo kubera ihungabana yagize ariko reka mbasabe Liliane twashyizeho nimero ye hano muri kino kiganiro nimba ushobora guhamagara Liliane uri umugabo nyaboneka witonde umenye ibyo ugiye kuvuga umenye uko ugiye kumutwara icyo ni kimwe icya kabiri Liliane ni umukozi ndetse nawe namagiriye abana b'abakobwa ati bakobwa nshuti zanjye nimureke dukoreshe mu mutwe wacu ntekereza ko nawe uri umugiriye inama cyane cyane yo kumukansoringa akagarura ubuzima akagarura ibyishimo wahera ku buzima arimo umushyigikiye ukamubwira ati ndashaka ko wiyubaka ibyo watakaje ndashaka wongera ukatsa umuriro ukagira aho uva ukagira naho ugera byaba ari umugisha ikindi urumva ko afite umwana wavutse muri buriya buryo wamuhumuriza kugira ngo byibura ukajya umuha inama z'uburyo atwara umwana kuko ni muto kandi wowe dukurikije ushobora kuba uri nararibonye mu buzima bwo kuba umugore cyangwa kuba umugabo ukamugira inama ukamubera umubyeyi ndumva rero mu by'ukuri byinshi yabivuze reka noye kujya gusesengura n'ibirenze ibyo ngibyo ariko arangije aho inama abana b'abakobwa cyane nukuri ni mutubabarire ndabasabye hano ku Mwana TV nimuhesha agaciro ababyeyi cyane wiyuba utwo tuntu abantu baguha nutwo kukwicira ubuzima riravuga ati ngende umunyamugisha kuko nta sida mfite murabizi ko ari icyorezo kitagira umuti kitagira n'urukingo gusa ngo ibigabanye ubukana ariko finaroma n'ugupfatu kandi ugapfata ari bya bintu umuntu avuga ngo yarwaye runaka yagize accident itunguranye arapfa ni ibintu biraho bikubamo nyine ukumva birakumunguka nababara ariko inama yaje bahaye rero mu by'ukuri ntekereza ko
iri ni ishuri kandi abigishije ubuzima bw'urugendo rwe. Ushobora no kwandika muri comment, hari abantu bashobora kwandika ukanamuhungabanya. Ndakwinginze umbabarire nujya kwandika message igitekerezo cyawe umenye ngo urahera he. Reka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani narindi mu karere ka Huye. Hanyuma ababyeyi mwibuke kuzigamira abana banyu muri Ejo Heza. Funguza konti ukoreshe telefone yawe, ukanda akanyenyeri 56 ushyireho urwego, kurikiza amategeko n'amabwiriza bagenda baguha. Iyo konti ni umugisha kuzigamira abana bawe bikagenda neza. Nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda, Imana y'amahoro, Imana itanga ibyiza byose mwifuza niyo mbifurije. Mugubwe neza.